mwiki official kabisa ndaje nkubwire noneho ikintu cyitwa imyidagaduro. Amakuru y'imyidagaduro tugiye kwinjiramo nakubwiye yuko tukugeranyiriza tuguha ibintu byose byiza ukwiye kuba wakumva. Dushobora guha amakuru muri politiki, diplomasi, umutekano, ubutabera, ariko tukagaruka tukanakubwira n'amakuru y'imyidagaduro kubera ko turi mu isi ifunguye kuri buri umwe. Wakoze subscribe ni sawa cyane, niba utarayikora nabwo ni ikibazo cy'uko utarasobanukirwa neza mwiki official icyo ari cyo. Ni platform nziza yo kwizerwa iguha amakuru, ibiganiro kuri politiki, diplomasi, umutekano, imyidagaduro ndetse n'ibindi byose bishobora kugira umumaro. Ntago dufunze amarembo ku bantu bose. Kandi subscribe kwanza. Ngiye kukwinjiza muri arena, muri mudu ya arena nkubwira ukuntu byari byifashe. Ye baba we, ndakubwiza ukuri yuko umuntu bita Munyakazi yashiye munsi igitaramo aragitwara. The Ben azavuga ubusa arangira indabyo azihaye nyir'ubwite. Indirimbo yaririmbye ngo indabo zanjye, byarangiye bigaragaye kuko indabo yarimo agomba kuzitanga, ahubwo bishobora kuba yamaze kuzitanga. Ese niba warakurikiranye wowe iriya press conference bakoze ubwo Munyakazi yitaga ngo ni 001 abwira abantu ati vahanganda bakubita indirimbo yitwa Munyakazi vuba cyane mu minota mike cyane, yahise kubita down, cyo bita drop down, ahita kubita drop down kabisa. Indirimbo Munyakazi arisobanura ati nawe niba ukora cyane uguri Munyakazi. Umuhungu rero yageze ku rubyiniro nkuko bisanzwe nk'abandi bose mu starring aza kuza nyuma akora ikintu cyitwa gutaramana n'abafana, induru ziravuga. The Ben aho ari muri vestiaire aratitira, yaje afite isoni nyinshi cyane ku buryo yavugaga ibintu ngo byanduwe i Kigali ugasanga bamusubiza n'abantu bakeya, abandi basohoka birukanka. Uwabikurikiranye wabireba neza cyane. Ndagerageza nkwereka ukuntu byari byiteye. Yagerageje rwose gusa nkaho ashaka kwereka abantu ko afite uturirimbo twinshi twiza, ariko basanga umuhungu yamutanze gukoramo aramucura. Ibi bintu ntabwo byagarukiye ahangaha, byaciro ndogoro ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bose baravuga ati Bruce Melody Munyakazi 001 kabisa. Nuvanga imbere nta kindi kintu kiriyo usibye 000 kabisa, ahubwo nashaka azashyiraho nka 0 nk'ijana abe warimwe kabisa. Umuziki rero nyarwanda bivuga ko Munyakazi akomeje kwita awuyobora. Byajyaga bamujyana na Tiger B ngo bato nta na bato bagiye muri bato, noneho akanyafu yagakubita n'ahandi hantu, kuko muribuka ko rimwe mu kiganiro yize gutangaza aravuga ati muzababwire rwari abantu uriya muntu rwose w'umunebwe, njye duhuye ahantu namukubita akanyafu kunda, avuga kunda. Ariko nyamuneka ubu ngubu byamaze kugaragara yuko Munyakazi ari nimero ya mbere. Kamaze nkumvisha amajwi wumve ukuntu byari bifashe, ariko ni komanteri za bamwe mu bantu bafite nabo izina rikomeye bari bamaze gufata uruhande. Umwe Bruce Melody, undi mubwira ntabwo yagize amanota menshi, ariko njye ndakubwiye yuko wanjye ariko imanjere zote aho hajye bamumanje. narabikubwiye ntumuhazi wanjye ni kimanjere zote. Ariko akubwira buryo yagutanze ku rubyiniro aba yagutanze, ashaka gutuma uhati baba pe. Ubundi washatse kuza muri abanyuma twe nyine nka ba nyiri ibintu, tukavuga ati twe ba nyiri ibintu nitwe dusoza. Dusanga umutumirwa ibintu yamaze kwimenamo inshishi. Reka nkubwire kera, urumva kera nanjye nkijya kuri stage, uzi intambara zaberaga backstage, tuvuga ngo ninde ubanzaho, abita abakongwe aribo bashaka gusoza. Iyo umuntu akubanjeho ubu bigaragara ko ari umupeti, abo tubabara nka ba curtain lasers. Ni abandi bavanaho amarido kugira ngo abantu bakubone. Mbese niba bakura amarido bakabasha kuyafata. Hari igihe umuntu aza kukuvaniraho irido yarangiza amahana yaje akayisubizaho, akayikura akanayisubizaho akanayidoda. Ibyo bintu byabaye ku muhanzi umwe wari uturutse muri Amerika, aje kuririmba ahantu mu gihugu kimwe cy'abaturage Bugande. Uwo muhanzi ubu ngubu we na nyina barafunze kubera ubujura. Nta muhanzi uzi wigeze no kunyura mu Rwanda ariko utari fiti pe, munini cyane. Waririmbanye indirimbo na Tom Cruise, si umwe munini cyane w'umunyajamaika. Uwo nguwo ndamubona. Ntabwo uzi ko uwo nguwo Sean Kingston afungiye ubujura. Yes, Kingston uwo nguwo afungiye ubujura. Yaraje Bugande arakabya, urumva, maze abana barahamubanza. bakora stage yaraje abantu bose bakajya bavuga bati tubabarira ugende tubise widusinziriza tujye kwinywera
hari igihe rero umuntu ubizamo ngo uraza kuza nka kinkongo urabyumva umukateniro yiza akagukosora. abo rero akaba ari Angeli Mutabaruka, umufana w'imena rwose widekaraye kuva na kera kose ngo afana The Ben, ariko kenshi nawe akamubwira ati rwose njye nakubwiye ko umufana umuhanzi wanjye amira izindi kabisa ni Kimangela Zotere, uvuga ko rwose we ukumugera imbere kuko wagera kose ahita kwemeza. Munyakazi rero yamaze guprovinga. Reka twebe niba urimo kureba kuri ekara yawe neza, reka nze umuhereka aya mashusho urebe ukuntu abafana The Ben yatagiye kuririmba bagahita bigendera bisohokera imbere ye rwose, akajya agenda bamutera umugongo babona ko rwose bamuhabu barimo kuhabu bizira aho ngaho, bigaragara ko rwose nta kintu na kimwe arimo kuvuga. Munyakazi yari amaze kurangiza kwikorera akazi yamaze kurangiza kabisa. Ubwo rero ni igitaramo cyamaze gusobanura neza umuhanzi wa mbere ngo ninde mu Rwanda, hanyuma nawe ubwo The Ben ni umukora abonye ubutaha ntago azongera. Ubundi mu busanzwe ikosa ribaho ritabaho rikomeye cyane. Hari umugabo yize kubivuga, sinzi nkunda kumwita ngo umugabo, ariko nangwa kwita umugabo, ariko nyine ari umutipe ufite inda nini cyane bita Kasuku, yize kuvuga ati ibintu bya The Ben na Bruce Melody barahubutse cyane, babikoze imbere kubera yuko rwose nta kintu, kandi koko bise bigaragara yuko babikoze hakiri kare. Ubwo urumva ko rero uko byagenda kose The Ben ashobora kwicara akiga akareba ibyo gukora, ibyo gukora indirimbo mu mwaka, nabwo agakora indirimbo imwe mu mwaka, amenye yuko batari byo bikora. Abanyarwanda barashaka imiziki, urufaya rw'imiziki, bakahata abantu imiziki kugera ku rwego ujya kuri stage nibura mu ndirimbo 10 wakoze hagomba ko harimo indirimbo zawe 7 zakonvetse. Nabyo kuvangura ko indirimbo mu mwaka ngo legend, iyo legend nago iri bukora imbere ya Munyakazi, umuhungu w'Ikanombe waje nta kintu na kimwe afite keretse ijwi ryonyine, nta muzana y'ibintu by'imikino. Rero ubwo ibitaramo byo byamaze kugenda bityo. Niba ukurikiranye neza amajwi rero Kensi uko yaganiraga no mugenzi we, mvishe ko aka break kuko wita Sean Kingston yamaze kuba muri gereza afunganywe na nyina bazira ibyaha by'ubujura gukorakora. Sean Kingston mwamuze rero uyu nguyu wigize kuzana mu Rwanda, ubwo tumukoze twaragumaguma aje kuri umunsi wa nyuma nyine kuri abashoje, hanyuma aririmba ubusa atanga amasede. Dr. Claude amuhereza intoki zose aramufakinga kabisa. Urabuyibuka rero uyu mutipe niwe barimo bavuga ko uyu nguyu bagomba kuba ari muri gereza, we na mama wamwibarutse. Ni kuri Miki Official rero hano ujye dukurikirana gahunda zacu umunsi ku munsi, uduhe subscribe, uduhe like nyinshi cyane, dukomeze twibanire muri gahunda za buri munsi. Turabakunda cyane. Amakuru yo y'imyidagaduro ndetse n'ibindi mu gihe biri ngombwa nakagaruka, ntuze kuba kure yacu. Unkandire subscribe nyamuneka, like, nta kintu bitwaye. Ngende Miki, hasigaye nawe utwibwe muri comment, dukomeze twibanire. Ciao ciao.